ubwire uruhande rwawe uteze iki muri iki gitondo, kuko twavuze ko iyo ugiye mu nzu y'Imana ukwiye kuba ufite amashimwe uzaniye Imana, ariko kandi ukwiye kuba ufite icyo witega ku Mana. Haleluya. Ntabwo ari gusa wowe uje kubwira Imana gusa, ahubwo Imana nayo hari icyo ishaka kuvuga. Ntabwo ari gusa ugira icyo ukora, Imana nayo ifite icyo ishaka gukora. Imana ishimwe cyane, kuko yaba twasenga ikigwamana ni twebwe twakibwira, ariko cyo ntabwo cyatubwira. Ariko nimba dusenga Imana nzima, nuko nayo ifite ikivuga. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, amen. Ndizera ko Imana ifite byinshi ishaka kukubwira uyu munsi. Ifite byinshi ishaka kukwigisha. Reka tujye muri Ezekiel. Ezekiel 37 badusomere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 14. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzengurukana aho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, mwami Uwiteka, ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa, maze uyabwire uti, yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku ni ko umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo, dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, bakwizeho inyama kandi batwikirize uruhu, mbashyiremo umwuka, mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufwa araterana, igufwa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho, maze inyama ziyameraho byoroswa uruhu, ariko nta mwuka rubirimo. Maze arambwira ati, hanurira umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti, uku ni ko umwami Uwiteka avuga ngo, uturuke mu birere bine wa mwuka we, uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko mpanura uko yantegetse, maze umwuka yinjiramo. Nuko ibaho, ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, ayo magufwa ni ay'ab'inzu ya Isiraheli yose. Dore baravuga bati, amagufwa yacu arumye, kandi ibyiringiro byacu biraheze, twaciwe burundu. Nuko rero hanura ubabwire uti, uku ni ko umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye gukingura ibituro byanyu bibakuremo, mwa bwoko bwanjye mwe, nzabagarura mu gihugu cya Isiraheli. Muzamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzaba maze gukingura ibituro byanyu, nkabikuramo mwa bwoko bwanjye mwe, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, mubone kubaho, nzabashyira mu gihugu cyanyu bwite, mumenye yuko ari njye Uwiteka wabivuze kandi mbikomeje, niko Uwiteka avuga. Amen. Ezekiel umuhanuzi w'Imana, muri make bangufashe ubyumve ubutumwa bwe mu buhanuzi. Amen. Mubwiye muri make wari we. Ezekiel yari umutambyi, kandi kuba mutambyi kwe kuba uri muryango wa Lewi. Yerusalemu itaraterwa na Nebukadnezari. Urabona, igihe cyose mbaha contexte, parce qu'un texte hors du contexte devient un prétexte. Kwiye gusubiza ijambo mu rwunge rw'andi magambo, aho nutajya kurivugisha ibyo ushaka. Imana ishimwe. Haleluya. Yari umutambyi mu ngoro ya Yerusalemu itaraterwa, amen, na Babylon, ariyo Iraq ya kino gihe. Hanyuma igihe bateraga i Buyuda bagatsinda Yerusalemu, hanyuma bagatwara umwami wabo w'i Buyuda n'abaturage,
bagaragara mu buryo bwa mikoro n'ubwenge n'ubukorikori, bagasiga abantu ntacyo bashobora kwimarira ubwabo. Ni ukuvuga ngo batwaye imbaraga z'igihugu, barabatwara i Babuloni. Uko niko na Ezekiyeli nawe yavuye iwabo, ava Yerusalemu, ava mu murimo w'ubutambyi, yisanga mu gihugu cya Iraq, iba Babuloni. Igitabo cya Ezekiyeli, ibintu bikubiye muri cyo, hari agace k'ibyanditswe yahawe batarajya mu bunyage, uvuga Babuloni itarabatera. Ariko ikindi gice kinini cyane, cyangwa uruhande runini cyane rw'amagambo ya Ezekiyeli yari mu bunyage hariya Babuloni muri Iraq. Ku iherezo ry'ikinyejana cya karindwi no mu ntangiriro y'ikinyejana cya gatandatu mbere ya Yesu Kristo. Murabizi ko Yerusalemu yashenywe, yatsinzwe na Babuloni mu mwaka wa 587. Tujya tubivuga hano, sibyo? Iyo bimaze kwinjira mu bwongo, sibyo? Right? Noneho Ezekiyeli akaba yarahawe amayerekwa menshi akomeye. Niyo mpamvu ari umuhanuzi ugira gatatu mu bahanuzi bitwa abahanuzi bakuru ba Bibiliya. Ari abahanuzi bane bakuru bitwa les grands prophètes. Uwa mbere ni Yesaya. Iri torero rifite umwihariko wo kuvana ubujiji bw'ijambo ry'Imana mu bantu. Niyo mpamvu ntinda mu kubigisha ijambo ry'Imana. Kwizera kuri mu bujiji ntago gukora, uko ahubwo icyo ukakora n'amahano. Nago mujya mumva abantu ngo rero kana daimoni bagafata inkoni bagakubita wa murwayi, ntimujya mubyumva? None se nta kwizera bafite se? Ni ukwizera kubujiji. None bagatukisha rero na ministeri y'ukuri ya healing na deliverance. Wabyumvise? Ni Satani ubahagurutsa ngo byose abisukemo confusion. Babyitiranye. Haleluya. Ntabwo birukana daimoni n'inkoni n'amashyi n'imigere, kuko Yesu ntabwo yavuze mufate inkoni n'imigere. Imana ivuga ngo sikuga amaboko, sikuga imbaraga, ni kuga umwuka wanjye. Sikuga amaboko, sikuga imbaraga, ni kuga umwuka ni wowe ubohora. Daimoni itinya inkoni, nitinya iminyururu. Daimoni itinya umwuka w'Imana, anointing, amavuta. Noneho Ezekiyeli rero mu byo yeretswe, uyu munsi turashaka kwibanda, amerekwa ni menshi. Mumvise ko n'umwe mu bahanuzi bakuru bane. Abandi bahanuzi babita les petits prophètes ni 12. Amen. Bane twavuze Yesaya, Yeremiya, Ezekiyeli na Daniel. Uvuye kuri Daniel, abandi bose kugeza kuri Malaki bitwa les 12 petits prophètes. Abahanuzi bato 12. Suko ari bato mubundi buryo. Amen. Bariya ni kubera ko champ de vision yao, kuvuga ngo ubu iyerekwa ry'abari ba Yesaya, ba Yeremiya, ba Ezekiyeli, ba Daniel, byari champ iri 13. Yari iyerekwa rirenze from the beginning to the end, kuberetswe no muri eternité. Niyo mpamvu bitwa abahanuzi bakuru. Amen. Sikindi ni champ de révélation, ubugari bwiyerekwa. Amen. Kandi birumvikana bavandimwe, ntabwo abantu bose bafite ikirenge kingana. Niyo mpamvu dufite inkweto, bamwe ni duto, abandi ni binini nka gargantua. Wayumvise? No mu byerekeye imihamagaro n'amavuta, il y a des pointures. Harabitwa les grosses pointures. N'abantu bafite ibirenge binini mu buryo bw'umwuka. Amen. Hallelujah. Ariko nuko wagira gato ariko ntacu
kaba k'umwuka wera. Reka twihute rero. Noneho Ezekiyeli rero muri byinshi yeretswe turibanda kuri iki gice cya 37 ngo umwuka w'Iteka ngo aramufata aramuzana mu nkurikire. Umwuka w'Iteka amujyanye Ezekiyeli amuteretse mu kibaya. Mwumve neza, ntiyamuteretse ku musozi areba ikibaya, yaramuzanye mu kibaya. Ibi nawe bifite icyo bivuga. Mu kibaya. Hanyuma abona huzuye amagufa y'abantu benshi cyane. Noneho umwuka w'Imana aramuzengurusha ayo magufa ayareba gutya muri icyo kibaya. Murebe iyo spectacle, arayareba. Amaze kuyareba, Imana iramubwira ngo mwana w'umuntu, aya magufa ashobora kongera kuba abantu. Kandi ngo yari yumye. Vuga ngo yari yumye, yabaye inkwi zumye biteguye gucana. Bivuga ngo nta buzima bwari, yari yumye completely. Nawe bifite icyo bivuga. Haleluya. Ngo mwana w'umuntu, aya magufa ashobora kongera kuba abantu. Ezekiyeli asubiza neza ngo Uwiteka niwe wabimenya. Hari ibintu Uwiteka ubwe wenyine niwe wabimenya. Nta n'umupfumu wabimenya, nta n'abamenya wabimenya. Hari ibintu Uwiteka ubwe ni wamenya. Noneho aravuga ati okay, Ezekiyeli tega amatwi neza. Bwira aya magufa. Ari ijambo ndi bukosora mu Kinyarwanda igihe tuza kuvuga ngo hamagara umuyaga. Bavuze umuyaga, ntabwo ari umuyaga, baza kubyumva. Ni traduction itariyo. Amen. Ezekiyeli, bwira ayo magufa nyine uyabwire ngo jye Uwiteka ndabashiraho imitsi, ndazana nshireho inyama, norose n'uruhu. Wabibise uyabwire gutyo. Ezekiyeli rero icyo yabwiwe niki? Yabwiye kuyateranya. Oya, we yabwiye kuyabwira. Iyo nibyo bita to prophesy, guhanura. Bivuga ngo Imana itereka amagambo yayo mu kanwa kawe, ntiwongereze ntugabanye, uyavuge nk'uko yo yakayavuze. Mwamagufa mwe nimumve ijambo ry'Uwiteka, ndabashiramo imitsi. Amen. Ariko mbere yo kubashiraho imitsi, ndabanza mbateranye kugira ngo buri gufa risange mugenzi waryo. Uko umuntu yari ameze, buri gufa rye n'uwo bipanzwe nabi muri desordre, muri kao toyibohi, ariko uhamagare ayo magufa aterane, nyashireho inyama, imitsi, inyama n'uruhu. Ezekiyeli aravuga ati mwamagufa mwe mwumve ijambo ry'Uwiteka, buri gufa risange ryaryo. Amen. Ako kanya haba gutigita aho hantu muri cyo kibaya. Amen. Hanyuma mu mwanya muto aza kuma birakucorana, mwite birakucorana. Nimba yari François, igufa ry'ukuguru byari hariya, umutwe we hariya, ani magufa hariya, buri gufa rimenya irindi. Kubera iki? Kuko buri gufa rifite ADN ya mugenzi waryo. Ntabwo iryanjye rizajya kuryama na se. Buri gufa risanga uko byari bimeze abatarapfa. Hanyuma hajya krane mu itiki mu Kinyarwanda. Agahanga kava hariya, karagenda gashakisha aho kari imbere, mubage karitereka. Iri gufa riva hariya kuri feruje irarasanga. Haleluya. Ezekiyeli yararebye. Haleluya. Aravuga ati my God. Muyise. Amen. Arareba igufa riraterutse. Irindi pa, iri
buri gufa ryose noneho n'amaskelete rero yuzuye uko umuntu amagufa yari afite atarapfa ntabwo birarangira. Bamubwiye ngo ahamagare imitsi n'inyama n'uruhu. Imitsi ari muze kuri ayo magufa pa, inyama pa, uruhu pa. Noneho abantu rero bongeye kuba nka mbere igihe bapfaga batarabora, bitwa imirambo. Ezekiel ari imbere y'imirambo. Ntabwo birarangira. Nta wundi yakora ibyo atari Uwiteka Nyiringabo. Iyo ni step number 2. Step number 1 kwegeranya amagufa. Step number 2 imitsi, inyama, uruhu. Step number 3 Imana mwati Ezekiel mwana w'umuntu wabonye? Uwiteka nabonye. Biteye ubwoba. Ntabyo urabona. Nimba ari ibintu wari umaze kubona kuri Yesu akora, ntabyo urabona. Hallelujah. Something new must start moving within you. Hari ikintu gishaka yo gutangira gukora mu mutima wawe. Hallelujah. Amen. Mwana w'umuntu wabonye? Uwiteka nabonye. Biteye ubwoba. Okay. None hore nta imirambo ubiretse. Ari bavuze ngo hamagara imiyaga ituruke birere bine. Impamvu bavuze imiyaga nuko mu gihe burayo spirit umuka bayita ruwa, bayita umuyaga. Ntabwo ari umuyaga, ni spirit, Holy Spirit. Mu gihe burayo umuka wera bamwita ruwa, R-U-A-H, ruwa. Mu kigiriki ni pneumastos. Indimi zose turazizi. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo indimi zose zature. Hallelujah. Nuvuga ngo hamagara umuka w'Imana aturuke mu birere bine, ubu mubwire ngo ahuhe muri imirambo. Hanyuma bati muka wera umvira ijambo ry'Uwiteka. Nuko umuka ari Imana ariko muri butatu riko bimeze. Ngwino uhuhe muri iyi mirambo. Ako kanya umuka turuka mu mpande enye z'ijaraza ahuha muri ya mirambo. Agiye kubona Ezekiel aboniza ya mirambo irahagurutse. Baba y'abantu bagira isaruti bati Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Hallelujah. Hanyuma atangira kubwira Ezekiel ngo tuvuye kure. Umwami uyu munsi arakuvana kure. Bibiliya avuga ngo c'était une grande armée. Ngo yari ingabo nyinshi zitabarika. Ikibaya cyari cyuzuye urupfu, amagufa, imirambo. None ikibaya cyuzuye ingabo z'Uwiteka. Imana iribwira Ezekiel ngo ari amagufa ni inzu ya Isirayeli. Mu gihe kizaza bazatatanizwa mu mahanga yose. Muri ayo mahanga bazinjira bamirwe nayo. Ariko jewe buri muyuda wese nzabanza hari. Imana ivuga ngo muri ayo mahanga hano hari imurikume cyane. Imana yavuze ko amahanga imbere yayo ni nk'imva. Ni nk'ibitu kuko amahanga ntabwo azimana. Sibyo? Ngo ayo mahanga yose bazaba baratataniye mu gihe kirekire ngo ni bituro. Tiro igihe nikigera mwana w'umuntu. Amen. Izo etape zabaye ku magufa kizabo baba ingabo. Nizo etape nzakoresha mu kongera kugarura Israeli nk'ishanga. Amashimenshi ku mwami. Reka ngufashe gato. Haleluya. Kuva mu mwaka wa 726 mbere ya Yesu. Haleluya. Israeli mu gihe cy'umwana wa Salomo Roboamu yacitse mu kabiri, aryo bita shizme. Ishanga rimwe rivamo amahanga abiri.
ishyanga ry'amajyaruguru rigikomeza kwitwa Isirayeli, umwa mukuru Samariya rigizwe n'imiryango 10. ishyanga ry'amajyepfo ku bwa Dawidi rikomeza ryitwa Yuda, umwa mukuru Yerusalemu, na niho hari ingoro y'Imana. Amen. Ariko umwaka wa 720 na kangahe na gatandatu na kabiri 720, umwami wa Ashuri aratera afata imiryango 10 yose arayitwara iwe mu cyimbo cy'igihugu cyabo, azana abaturage be nibo bitwa abasamariya. Hasigara ubwami bw'amajyepfo mu mukuru Yerusalemu. Nabwo mwaka wa 587 Babuloni iratera irabatwara nabo, ariko bo bamara imyaka 70 gusa Imana ibagarura mu gihugu cyabo. Murangurikira? Mwaka wa 70 wo mu gihe cyacu, 70 nyuma ya Kristo, Roma none irarangiza isenya ingoro ya Yerusalemu ariyo Yesu yasize, ingoro igira kabiri. Amen. Uko ya Salomo yashenywe na Nebukadinezari, hanyuma abayuda batwarwa mu mahanga yose, bamara imyaka hafi 2000. Ugasanga uyu ni Umufaransa. Amen. Gihe nikaga mu Faransa, harige nabaga ndi ku meza nzi ko ndiyo naganira n'Abafaransa, hanyuma noneho baza kumva baravuga ko n'Abafaransa b'inkomoko y'Abayuda. Uriya ni Umurusiya w'inkomoko y'Abayuda, uyu ni Umunyamerika w'inkomoko y'Abayuda. Blinken muramuzi, maze kumenya, umwe yari secretary d'Etat wa Amerika, aracyarimo kugeza mu kwa mbere. Uriya nawe ni Umunyamerika w'Umuyuda. Wanyibise? Ariko atakubwiye ntago bimenya, kuko bari mu bituro. Wanyibise? Noneho arongeza ahantu hakomeye mu buryo même la plupart d'intellectuels, particulièrement les intellectuels africains, iki gice cy'amateka ya Afrika ntacyo bazi. Icyo nshaka kubabwira, mwabyumvise? Amen. Benshi mu bitwa inditi haba muri Afrika n'ibindi bihugu byinshi, iyi page y'amateka ya Afrika ntago bayizi. Umviriza, mu mwaka w'igihumbi 800, amen, haleluya, na 60 havuka muri Hongrie, yitwaga Autriche Hongrie, mu gihe cy'Ubudagi, havuka umuntu yitwa Theodor Herzl. Theodor, abibise mwaka w'igihumbi 1902, uwo Theodor Herzl yari Umuyuda, ariko Umuyuda atemera Imana, ariko yari Umuyuda. Vuge muti yari mu gituro cyitwaga Autriche Hongrie, icyo gihe Ubudage. None 1902, umviriza, amen, hari ikintu cyabaye gitusha Afrika yacu. Ariko uriya Theodor Herzl, ndaza kuvuga muri make, yaramaze kwinjira muri vision yo kubona Abayuda bose aho batataniye bongera guhura nk'ishyanga mu gihugu cyabo cyitwaga Palestine, uko bari bambuye izina rya Israel abona Abaroma. Mwabyumvise? Yarafite iyerekwa byo guhuza Abayuda basubira iwabo, cyane cyane kubera ubwica itsembatsemba ryabo byakorerwaga mu bihugu by'Urusiya, kuko itsembatsemba rya Hitler ryari ritaraba. Wabyumvise? Noneho uwo rero yari umujournaliste, munyamakuru, yari umudokteur mu mategeko. Noneho atangira rero guhagurutsa uwo mwuka wo kugaruka ku ishyanga rya Isirayeli, kuko yabonye ko ku isi yose
nta nahamwe bazaba amahoro babisanga. Mu ijambo rimwe arambiwe kubabona mu bituro by'amahanga, ko Imana yayise ibituro, si ariko si nubwo atarazi Imana yabasekuruza ntabwo ari yagurukije. baza kubyumva. Theodore rero aratangira icyo bita mouvement sioniste, Zionism movement. Inama yabo ya mbere, haleluya, yabereye mu Busuwisi ahantu hitwa Bâle 1903. Amen. Aramanama batangiye mbere kuko yapfuye bageze ku nama igira gatandatu, iyo bita kongere. Inama igira yapfuye bageze ku nama igira gatandatu, nta gisubizo kiraboneka. Muri Palestina icyo gihe abari bahayoboye n'Abongereza. Amen. Vuba onu yabahaye Abongereza kuhayobora, nkuko u Rwanda n'u Burundi na Kongo babihaye Ababirigi. Hanyuma uwo Theodore rero yumva inkuru, kandi Abongereza bari bakuriye Afrika y'Iburasirazuba, ibyo bitaga British East Africa Colony. Vuga ngo Kenya y'ubu niyo ari cyicaro cha koloni y'Abongereza. Uganda yari protectora. Vuga ngo nayo barafiteho ukuboko. None aba gahunda yo kubaka gari ya moshi iva Mombasa ikagera Lake Victoria, no kuvuga ngo Uganda. Bayumvise? Noneho bamwe mu bakuru bakuriye ibyo bice by'igikoloni biki byose bumva yuko Theodore Herzl afite umutwaro w'igihugu Abayahudi baturamo. Amen. Ariko wakavuga ko bakwiye gutura muri Israel. Uwo ni Theodore Herzl. Aravuga ati rero kubera ko dushaka kuzana igare ya moshi hano, zakenera ko aka gace gatezwe imbere. Reka rero bari Abayuda rero bari barasaba nabo ubutakaho nabo baba badahohoterwa, sibyo? Reka tuba propose rero ubutaka muri Afrika. Babikoza kuri Theodore Herzl. Theodore Herzl ati nubwo atari Israeli y'amateka yacu, hari ukubera yuko nta hantu ku isi dufite twitirirwa. Mu jambo rimwe, nous ne sommes plus une nation. Turatatanye. Umuyuda wese arisha aho ari mu gituro cye. Noneho kongere rero ya gatandatu yahuye kandi aho Bâle mu Busuwisi muri 1903 kugira ngo bige iyo proposition y'Abongereza yuko aho kugira ngo bajye muri Palestine hari Abarabu bamaze imyaka 2000 kuva Abayuda birukamwe hariya, reka basi barebe ko bashobora kujya ahantu nabo bazitirirwa ngihugu cyabo. Iyo kongere ya gatandatu ariyo Herzl yayoboye ya nyuma, benshi mu majwi abavuze ngo yego bari benshi, abavuze oya bararenga mu Bayuda ntago bari benshi, ariko nabo amajwi basumanije make gusa. Ariko iyo nama, iyo kongere irangiye, intambara zirahaguruka mu Bayahudi bose. Noneho mu bituro atanga kuzamuka amajwi ati ntabwo twemeye, nta handi dukwiye kuba ni mu gihugu cy'abasokuruza. Ati biriya bintu uwo mushinga turawanze. Bawise Uganda project, uwo mushinga wa Uganda, kuba tuza Uganda. Theodore rero yapfuye afite imyaka 44. Uza kugira impamvu
amen. Bavuga ko yishwe n'umutima, crise cardiaque, amen, haleluya, infarctus myocarde. Ariko mu mwuka tuza kubona ko hari ibindi bisobanuro. Ngomeze, amen. Hanyuma noneho apfa rero icyo kibazo kidakemutse. Nuvuga ngo n'aba bandi bari bebyemeye bose baragaruka, barakanguka. None umubare munini w'abayuda biburayi na hehe baravuga ati nta handi umuyuda akwiye kuba ni mu gihugu cya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ni hariya hitwa Palestine. Amen. Abashakashatsi gutyo kibazo baravuga bati iyo Theodore, urumva yapfuye afite imyaka 44, iyo Theodore adapfa, amen, kubera influence yari afite mu bayuda no mu bategetsi b'isi b'icyo gihe mu Burayi, amen, ngo uwo mushinga wari guhitamo. Uyu munsi Uganda yari ku gihugu cy'abayuda, kuko bahitaga, umviriza, bavuze ngo une terre sans peuple et un peuple sans terre. ngo ari igihugu kidafite ba nyiracyo, hari n'abantu badafite igihugu, none tubahuze. Wanyumvise? Uganda yitwaga ngo igihugu kidafite ba nyiracyo, kandi hari ubwoko budafite igihugu, none babikemure gutya. Un peuple sans terre, une terre sans peuple. Noneho Theodore amaze gupfa, uwo mushinga urahagarara, ariko imbaraga zo kuharanira gutaha mu gihugu cyabo ziriyongera. None batangira kugenda rwihishwa, amen, bagura ubutayu mu gihugu cyaho zari cy'abasekuruza babo. Umwese akagenda ahamagara abavandimwe, bakaba hirya no hino mu Burusiya, mu Burayi, bisanga ari nk'abantu, umviriza, bagera no ku bantu 600 ubutayu. Mu nyuma baragenda. Intambara ya kabiri rero y'isi niyo yatumye rero biba accelere. Itirere yica miliyoni 6 y'abayuda. None baravuga ati rero muri isi nta handi umuyuda ashobora kubaho, ni mu gihugu cye. Rero baragenda rero benshi barisuka hariya murasuro bwo hagati muri Israeli. Amen. Itariki 14 mu kwezi kwa gatanu 1948, David Ben Gurion atangaza ko Isirayeli yongeye kuba icyanga mu ruhando rw'amahanga. Nuvuga mu gihe cya Theodore atangiye Zionism movement, wabibise, amen, ni amagufa yaratangiye kwegerana. Amashimwe ku mwana. Mwabyumvise? Hanyuma itoteza ry'abayahudi mu Burayi, mu Burusiya, amen, ryakomeje bigatuma bahungira hariya muri Israeli twa Palestina. Iyo ni imitsi yatangiye gutera kuri ya magufa. Itere rero yishe miliyoni 6 z'abayahudi, Uburayi bwose bakaburangiza bahiga umuyahudi nk'umuntu ahiga inzoka. Aho rero ni za nyama zari zije. Itariki 14 ukwezi k'umunani, ukwezi kwa gatanu 1948, Israeli rero ibu murambo. Ariko mwumvise ntibirarangira. Nyuma y'imirambo babweze kira agire gute, ahamagara ubu rero turitegereje kubona umwuka rero. Bano umubasaje se Imana. Amen. Israeli nikira amagufa atanye, Israeli nikiri amagufa ariho imitsi,
Isirayeli nikiri amagufa atwikiriwe n'inyama. Isirayeli nawikiri inyama zidafite uruhu n'umurambo wuzuye. Isirayeli ya none ntabwo ari Isirayeli ya yindi ivuga ngo Uwiteka niwe Mana yabo, kuko benshi mu bayobozi ba Isirayeli bamwe n'abapagani n'abatebamwe temera Imana. Na David Ben Gurion ariwe bita le père de l'indépendance d'Israël, sibyo? Uwazanye independence nawe yari umuate, yavukiye mu bihugu bya Europe de l'Est by'abakomuniste. Amen. Murakurikira abantu benshi rero no mu bitwa ko bize ntago baziwe iyo page y'amateka ko Uganda iriya bashaka kuyiha abayuda. None nashaka mbere ko turangize musi mumviriza ko tumaze kumva umugambi w'Imana. Amen. Umaze ibinyenjana 26, sibyo? Ukwezi kiye twumvise ko yabaye kwiherezo kinyanja karindwi inagi ukinyanja cyakata tatu mbere ya Yesu Kristo. Uriya Theodore Herzl yadapfa hari kubiki abayuda bari kuba batuye muri Uganda. Birashoboka ko kubera umugambi w'Imana utari uko basubira mu gihugu kitari cyabo bwite, kuko Imana yavuze ngo nzabavana mu bituro by'amahanga yose mbagaru mu gihugu cyanyu bwite. Bivuga ngo Theodore rero yaritambitse kuri iryo jambo biramuhitana. Sibyo gusa, umviriza umugore we arapfa. Barafite abana 4. Uwa mbere afatwa n'ibisazi apfira mu bitaro psychiatrique. Uwa kabiri ari yahura Bordeaux muri France. Ayibise. Amen. Haleluya. Uwa mbere abo musazi, uwa kabiri ari yahura, kandi bose ku myaka 40. Uwa mbere ari yahura, uwa kabiri abo musazi apfira mu bitaro by'abasazi ni 3 ni 4. Uwa gatatu apfira muri camp de concentration, apfira andi Hitler yapakiraga abayuda kabatwika. None mumva uwo muryango warorohewe yewe itambitse umugambi w'Iteka kakubaho. Ubu rero nuko bahambwa icyo gihe mu bihugu bari barimo, ariko kubera yuko Isirayeli imurokonesa ko ari we soko yivuka rya Isirayeli, bamwita le père du sionisme, the father of Zionism. Ubu rero barafashe amagufa ye barajyanye muri Isirayeli bamuhamba ku musozi Yerusalemu, bawita umusozi Herzl mu izina rye. Ni wahambwe, narahageze n'umugore we n'abana be bose bahambwe Yerusalemu, kuko baramonora nk'umuntu ari we yazanye igitekerezo cy'ivuka rya Israel moderne. Amen. Le père de l'indépendance ni David Ben Gurion, ariko uriya ni we watumye havuka Israel. Murumva ko Imana ishobora gukoresha n'abantu batayizi. Amen. Kugira ngo isoze umugambi wayo. Aho yari amateka abafasha kumva iki kibaya cy'amagufa ukuntu cyamaze kugira ibisobanuro mu mateka. Ubu tutegereje iki? Tugeze kuri etape uyu murongo, dore icyo tutegereje ngibikubwira kiri kare. Amen. Haleluya. Icyenda, tutegereje icyenda. Umurongo wa 9 tutegereje. Maze arambwira ati hamagara umuyaga, hamagara umwuka uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umwuka uti uku ni kumwami w'Iteka avuga ngo uturike mu birere bine wa mwuka we uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Amen. Icyo nicyo dutegereje, la naissance spirituelle d'Israël.
tutegereje amen ivuka rya kabiri rya Isirayeli mu buryo bw'umwuka, cyangwa mu ijambo rimwe dutegereje izuka rya Isirayeli yamaze kuba ishyanga ariko nta mwuka urimo. Ibi rero bizaba mu gihe kiri imbere, ariko nyuma y'izamuka itorero. Ariko iyo siyo ntego y'ubutumwa bw'uno munsi. Ubutumwa bw'uno munsi ni ibishaka kubabwira. Amen. Fata Ezekieli, fate n'Imana. Ese Ezekieli nk'umwana w'umuntu muri kiya kibaya yabonye iki? Yabanje kubona amagufa. Iyo niyo realite iri imbere ye, amagufa. Ariko se Imana yabonaga iki? Imana yabonaga amagufa? Yabonaga ingabo. Wabizi? Yabonaga ingabo nyinshi. Yabonaga Isirayeli. Amen. Yongeye kubisha ishyanga kandi ikagendera mu mategeko y'Imana. Sibyo? Umuntu abona amagufa, Imana ikabona ingabo. Ariko turarangiza. Mwina wa Kristo. Na Mustafa ngina. Mumve turangiza. Oya, intego y'uno munsi ntabwo turayigeraho. Kwari kubafasha ngo mumve ukuntu Imana ijambo rya ari ukuri kandi ko risozwa mu mateka. Imana ishimwe cyane. Mwina. Mukuriki. Ni wagirwa ibya Theodore Hertz n'ibiki byose, ariko ibintu byibagirwa. Nashaka Christian bereke ibyo afite. Nashaka tubwire ibyo afite. Ufite iki? Muwe mikrofone. Ufite iki? 20 by'amanyarwanda. Oberiza. Christian afite 20 bitwereke. Arabifite koko? Arabifite? 20. Okay. Twazira Mustafa ari mu mikrofone. Wowe ufite iki? Njyewe mfite 2020. Bibereke. Mbifite mu bitekerezo. Tongere. Christian ufite iki? 20 by'amanyarwanda. Mwabibonye? Arwashidikanye. Inoti zingahe? Za 5. None Mustafa ufite iki? Njyewe mfite 2020. Bitwereke. Mbifite mu bitekerezo. Ombereza. Bibiliya hari ibyo ivuga tutarumva. Amen. Haleluya. Iyo umuntu yizera muri Kristo. Amen. Uyu Mustafa arizera muri Kristo. Sibyo? Ariko uyuwe ntabwo yizera. Muri Kristo baravuga ngo ntatandukanirizo by'aya mafaranga mubona n'amafaranga ari mu bitekerezo. Ntatandukanirizo. Nukuvuga ngo atubwiye ayapangire. Yapangire. Uzagura iki nk'ibintu bitatu? Nzagura ji hanyuma ngure na biscuit z'abana. Azabarangiye? Okay. Ako byose biri mu sukari. Reka rero na Mustafa nawe ayapangire. Yapangire nawe. Nzayatanga mu kimina. Nano kwezi nikurangira azahita yikuba 3. None itangarizo y'uyu n'uyu mu gupanga niri. Uyu apangira ibyo abona. Unawe apangira ibyo atabona, ariko arizera ko biri muri we. Rero imbere y'Imana rero natandukanirizo ryo kuba yafite gutya no kuba uyu muntu atayafite gutya ariko ari mu bitekerezo. Rero ukwizera rero ntabwo kukubwira ngo ukwiye gupangira ibyo ubona n'amaso, ahubwo ukwiye gupangira ibyo wizera muri Kristo. Murakoze. Karusoma ijambo ry'Imana rero mu kurangiza, nimba mwabyumvise ibyo. Mariko 9:22-24. 9:23-24. Mark 9:23-24.
Yesu aramubwira ati uvuze ngo nimba mbishobora, byose bishobokera uwizeye. Uwo mwanya se w'uwo mwana avuga cyane ati ndizeye, nkiza kutizera. Amen. Yesu aravuga ngo byose bishobokera uwizeye. Nuvuga ngo Mustafa afite amafaranga cyo kimwe nayo Kristo afite. Nuko amwe amaso arayabona, ayandi nago amaso yabona, ariko imbere y'Imana yose arahari. Uko niko Imana yabwiye Ezekiyeli, mwana w'umuntu, aya magufa yakongera kuba abantu, Uwiteka niwe ubizi. Nuvuga ngo Ezekiyeli yaje kubona ibyo Imana yabonaga, ariko Imana imaze gukora. Ntiyabakibona amagufa, ahubwo arabona ingabo. Tugende kandi muri Matayo, njyo jambo ya nyuma, 19, 16, 26. Turo turiga ni gute dushobora kubona ibyo twizera. Nuko umuntu aza ahari aramubaza ati mwigisha mwiza, nkore cyiza ki ngo mpabwe ubugingo buhoraho? Nawe aramusubiza ati unyitira iki mwiza? Umwiza n'umwe gusa, ni Imana. Ariko nushaka kugera ku bugingo witondera amategeko. Aramubaza ati ni ayahe? Yesu aramusubiza ati ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshyere abandi, wubahe so na nyoko, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Uwo muhungu aramubwira ati ayo yose narayitondeye, none icyo nshigaje ni iki? Yesu aramusubiza ati nushaka kuba utunganye rwose, genda ugurishe ibyo utunze, maze uha abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhereko uzunkurikire. Uwo musore yumvise iryo jambo agenda afite agahinda, kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Yesu abwira abigishwa bati ndababwira ukuri yuko biruhije ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ndetse ndababwira yuko icyoroshye ari uko ingamiya yanyura mu zuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Abigishwa babyumvise barumirwa cyane bati ubwo bimeze bityo, ninde ushobora gukizwa? Yesu arabitegereza arababwira ati ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana byose birashoboka. Amen. Tumenje ku Mwami Yesu Kristo. Twabonye abantu babiri byose bishobokera. Amen. Uwa mbere ni Imana, ngo ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Twabibonye ukuntu Imana yavuze mu gihe cya Ezekiyeli mu kinjana cya 7 cya 6 mbere ya Yesu. None twebwe abikigiye kinjana cya 21 turabibona. Nuvuga ngo byose bishobokera Imana. Ikintu kigora abantu rero, abantu bose babwiye ngo byose bishobokera Imana, ntibarira kubitekereza. Benshi baravuga ati nubundi, ariko hagere kuri iryo jambo ngo erega byose bishobokera uwizera, aho niho abantu rero bibagorera. Kwemera ko byose bishobokera Imana ni benshi babyemera, ariko kwemera ko byose bishobokera uwizera ni bake babyemera. Kubera iki? Ntibazi ibitumaze kubereka hano. Imbere y'Imana ibyo ufite ntabwo ari ibyo ubonesha amaso gusa. Imbere y'Imana nabiriya wizera muri Kristo, kabone nubwo bitaraboneka, Imana ibara yuko bifite. Amen. Bila 20 Kristo afite bigaragara, nibyo Mustafa afite muri we, nubwo bitaboneka. Ariko imbere y'Imana yizeye, ntabwo Imana ibitandukanya 20 Kristo afite tubona na 20 Mustafa afite tutabona. Byose birahari. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ihamagara bitariho, bitaraboneka, bitarinjira muri realite, irabihamagara bigasohoka bikaboneka. Yahamagaye ishyanga ryari ryaratatanye takiriho. Israël était
effacée du paysage des nations. Ntabwo yari ikiri ishanga. Mu buryo abanyabwenge benshi, abateoloji benshi bitwa teologie libero, bari baranditse ibitabo byinshi yuko Isirayeli ntizongera kubaho, ahubwo ibivugwaho muri Bibiliya tubyishiriho twe gitorero. Ariko baranyomujwe n'amateka. Ijambo ry'Imana ntabwo rinyomozwa n'amateka, rihamirizwa n'amateka. None rero mu kurangiza muvandimwe, nashaka kukubwira ngo tumenye ukukuri guhishwe muri Kristo, twamenye impamvu Paulo yavuze ngo muzajye mwishima iminsi yose. Kubera ko batishima, bareba ibyo bifuza ako kanya badafite, bigatuma agahinda kabataha, kwiheba. Ariko nimba birivuga ngo hari ubushobozi bwo kwishima iminsi yose yo kubaho ku mukristo, nuko Bibiliya izi impamvu. Paulo aravuga ngo, umviriza, ndabishakisha mu Kinyarwanda ngo la volonté, lorsqu'elle existe, umviriza, n'a pas de force pour ce qu'elle a, mais pour ce qu'elle peut produire. Ngo ubushake imbaraga zabwo ntago zishingiye ku byo bufite, ahubwo zishingiye ku byo ubwo bushake bushobora kubyara. Imana ihabwa icyubahiro. Ni ukuvuga ngo nimba muri Kristo nizeye iki gihamanya n'ijambo ry'Imana, ntabwo bikwiye gutandukana n'umuntu ubifite amaso abona, kubera yuko igihe kiri imbere uzaba ubifite ubigaragaza nk'uko nawe abigaragaza. Amen. Ni ukuvuga ngo Mustafa ejo mu gitondo cyangwa mu cyumweru gitaha isaha nk'iyi azatwereka 20. Amen. Haleluya. Hanyuma abijyane mu kimina yavuze. Babibise. Ariko imbere y'Imana ntago bijaho, ntago bija ko kanya, byari bihari. Kwizera gutwite inda y'imirimo itaraboneka. Ufite kwizera muri Yesu Kristo ameze nk'umugore ukuri wafite inda. Haleluya. Ibyuma bitaraza bya ekoniki byose ngo bamupime. Amen. Abantu babona gusa inda ariko ntago bazi ikirimo. Ndavuga mbere iterambere ritaraza. Haleluya. Amen. Bazamenya ko iyo nda yari y'umuntu azavuka ariko yabyaye. Urumva? Kuko isi yabonaga gusinda, ariko bazizera ariko yavutse. Rero ufite kwizera muri Yesu Kristo, ibyo yizera muri Yesu Kristo, nimba bitahabanya n'ijambo ry'Imana, nivuga ngo aratwite, afite inda y'ibyo. Nivuga igihe nikigera, kuko indi maramezi 9 mu bisanzwe. Igihe nikigera, c'est-à-dire lorsque nous croyons, Alléluia, lorsque nous croyons, iyo twizera, lorsque la foi est agissante en nous, ukwizera kukaba kurimo kurakora umurimo muri twe, l'objet de notre foi en Christ, impamvu yo kwizera kwacu, l'objet, la chose, icyo kintu twizereye muri Kristo, nous la possédons déjà en nous. tuba tugifite muri twe. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas produire ça et montrer aux gens? Kuki tudashobora kukigaragariza abantu ako kanya? C'est parce qu'il y a un principe Nuko hari ihame qui agit dans le monde naturel rikorera mu isi y'ibifatika et dans le monde spirituel. ndetse no mu isi y'ibidafatika. C'est comme la loi de la semence de la moisson. Ni nk'itegeko, ihame ryo kubiba no gusarura. Donc il y a un principe Rero hari ihame que aussitôt qu'on conçoit, igihe wakiriye ako kanya, aussitôt qu'on conçoit un bébé, igihe utwite ako kanya, il y a un principe qui dit ugitwita hari ihame rivuga ngo il faut attendre 9 mois. ugomba kutegereza amezi 9. Ça s'appelle principe de gestation. Iryo ni ihame rijyanye no gutwita. Mais c'est vrai aussi dans l'esprit. Rero ni nako biri no mu mwuka. Moi, je crois en Christ que Dieu me donne une maison. Jewe ndizera muri Kristo ko Imana impaye inzu. Que Dieu mette fin à ma vie de locataire. Kwishize iherezo ku buzima bwanjye bwo kukodesha.
Dieu me donne une maison. imana impaye inzu Alors moi, je le reçois rero jyewe ndayakiriye en moi. muri jye. Alors, ubwo rero il faut maintenant te soumettre au principe de gestation. ugomba rero kwisunga ririya hame ryo gutwita. Il faut 9 mois pour un bébé. bisaba amezi 9 ku mwana. Alors, la foi aussi est régie par ce principe. ukwizera nako kugengwa n'iryo hame. La foi doit entrer en gestation ukwizera kugomba gutwita afin de pouvoir produire un bébé. kugira kubashe kubyara umwana. C'est ma maison. niyo ariyo nzu yanjye. Alors les hommes le verront. rero abantu bazayibona Et je dirais que cette maison, kandi nzavuga ko iyo nzu elle était en moi depuis. yari iri muri jye kuva hashize igihe. C'est ça ce que Jésus dit. nibyo Yesu avuga. Tout est possible à celui qui croit. byose bishobokera uwizera. Il faut comprendre comment la foi opère. dukwiye gusobanukirwa ukuntu ukwizera gukora. La plupart des gens, abantu benshi, je vais terminer, reka ngiye gusoza, ils croient recevoir quelque chose de Dieu, barizera iby'Imana ivuga, mais ils manquent de persévérance ariko bakabura kwihangana parce qu'ils veulent voir la chose immédiatement. kuko bo bashaka ko bahita babona icyo kintu ako kanya. C'est comme une femme qui conçoit et elle veut accoucher tout de suite. ni nk'umugore agisama inda agashaka kubyara ako kanya. Mais il y a un principe de gestation. ariko hari ihame ryo kubanza gutwita. Il faut 9 mois. bisaba amezi 9. En principe, niko bimeze. pour que la maman montre au monde ce qui était dans son ventre. kugira ngo umubyeyi ashobore kugaragariza isi icyo yari atwite. Alors la foi, c'est la même chose. rero ukwizera niko gukora Je nako. crois que Jésus me donne ceci. ndizera ko Yesu amaye iki kintu. Alors, ça commence maintenant la gestation. rero nkatangira kugitwita. Et la période de gestation, qu'est-ce que tu fais? rero icyo gihe cyo gutwita ukora iki? La Bible dit, tu dois confesser ce qui est dedans. Bibiliya ivuga ngo ukwiye kwatura icyo utwite. Il faut confesser ugomba kwatura qu'il y a dans mon sein, il y a un joli bébé. ko mu nda yanjye harimo uruhinja rwiza. Il y a une jolie fille là. hari umukobwa mwiza hariya mu nda. Il y a un très beau garçon là. hari umuhungu mwiza. Tu dois commencer à confesser ce qui est en toi. ugomba gutangira kwatura ikiri muri wowe. Tu te fiches de ce que les hommes vont dire. utitaye ku byo abantu bakuzengurutse bavuga. C'est pas eux qui ont la conviction. ntabwo ari bo bafite gihamya. C'est toi qui as la conviction. wowe ufite gihamya. Et après la gestation, nyuma rero yo gutwita, nécessairement, byanze bikunze, impérativement, byanze bikunze, tu vas accoucher des miracles. uzatwita uzabyara igitangaza. Tu vas accoucher des miracles. uzabyara igitangaza. Dieu honore toujours un homme de foi. imana buri gihe ishyira hejuru kwizera. Dieu honore toujours la foi. yubahisha ukwizera. Dieu n'a jamais imana nta na rimwe tombé yigeze quelqu'un qui croit. ibesha uwizera. Il n'a jamais laissé tomber. ntiyigeze itererana uwizeye. Parce que la foi glorifie Dieu toujours. kubera ko ukwizera guhesha buri gihe imana icyubahiro. Mais nous avons des problèmes. ariko dufite ibibazo. D'abord, mbere na mbere, la plupart ont le problème de croire en ce que Dieu dit. benshi bafite ikibazo cyo kwizera iby'imana ivuga. Et pour les autres, lorsqu'ils croient, ku bandi nabo iyo bizeye, alors, they give up ubwo bacika intege bakabivamo. after the first trial. bageragezwa gato bakabivamo. Mais tu dois respecter le principe de gestation. ariko ugomba kubahiriza iryo hame ryo gutwita. Tu dois toujours te rappeler. ugomba buri gihe guhora wiyibutsa. J'ai la conviction en moi ukagira iko kumaramaza muri wowe que Dieu me donne la maison. ko imana yaguhaye inzu. Ça peut être autre chose, n'est-ce pas? bishobora kuba C'est un exemple. ni urugero. Ok? sibyo? J'ai la foi rero ndizera ko en moi. muri jye, Et pendant la période de gestation, ko muri icyo gihe cyo gutwita, il faut que tu confesses ugomba kwatura ta foi, ibyo wizera, ton espérance. ibyiringiro byawe. C'est là où tu vas vaincre aho niho uzanesha les puissances d'intimidation. imbaraga z'iterabwoba. Satan va t'intimider. satani azaguteraho Il ubwoba. va dire, et si tu le dis, si ça n'arrive pas. nubivuga ntibibese. Ici, j'ai prophétisé que Trump va gagner. hano nahanuye ko Trump azatsinda amatora, Alors que rien ne prévoyait cela. kandi nta kintu na kimwe cyahamyaga ko bizaba. Même beaucoup de dirigeants du monde
surtout je parle des Européens, ils ont été surpris. ndetse n'abategetsi benshi b'isi ndavuga cyane cyane abo mu bice by'uburasirazuba baratunguwe. Comprenez? Alors, si j'avais cédé au président d'intimidation, rero niba narahanuye si j'avais cédé au président d'intimidation, iyo mba narumviye imbaraga z'iterabwoba za satani, mais ça resterait en moi. byari gukomeza kuguma muri jye. Comprenez? Murabyumva? Vous comprenez? Murabyumva? Parce que c'était un enjeu terrible. kubera ko cyari ikibazo gikomeye. Oui, les actualités prédisent la victoire de Kamala Harris. Amakuru yavugaga intsinzi y'uriya Kamala Harris. Même avant la dame, même Biden, attaqué Trump sur des dossiers cruciaux. Na mbere y'uriya mudamu witwa Biden ariwe yari perezida wa Amerika, yaneshaga Trump ku madosiye menshi y'igihugu. Parce que Trump avait beaucoup de dossiers, même des dossiers pénaux. kubera ko Trump yari afite amadosiye menshi ndetse n'inkiko n'imanza. Des dossiers du pénal. Z'inshinjabyaha. Comprenez? Murabyumva? L'attaque du Capitole. Igihe bateraga Capitole. Capitole, en fait, c'est le Parlement. Niyo parlement yabo barayiteye. N'inteko nshinga amategeko. N'inteko nshinga amategeko yabo. Mais ce dossier est sur Trump. Icyo kibazo rero cyari kuri Trump. Et d'autres dossiers. N'ibindi bibazo byinshi bamushinjaga. Même en pleine campagne. Na nyuma yo kwiyamamaza. Il faisait la campagne et il allait au tribunal. Yakora campagne cyangwa kwiyamamaza akajya no mu rukiko. Et il y avait derrière ces attaques des forces colossales du monde des oligarques. Kandi nyuma ye hari bitero bikomeye. Derrière ces attaques. Inyuma y'ibyo bitero hari imbaraga zikomeye z'abaherwe batashaka ko atogwa. Qu'on appelle aux États-Unis deep state. Abo muri Amerika babita ngo ni bwina. C'est eux qui dirigent en fait les États-Unis. Abo ngabo rero bayobora Leta Zunze za Amerika n'isi. Écoutez bien. Mwumve neza. Je vais revenir à l'évangile. Ndaza kugaruka ku butumwa bwiza. C'est un témoignage, n'est-ce pas? Subuhamya sibyo? Les États-Unis, Leta Zunze za Amerika depuis leur création, kuva igihe yavukaga, sont dirigés par l'establishment. Bayobowe ni nabo L'establishment, ça veut dire, c'est une catégorie de gens qui détiennent presque toutes les richesses des États-Unis. Na gatsiko k'abantu bafite ubutunzi b'abaherwe bafite ubutunzi bwose bw'isi. C'est eux qui ont ce qu'on appelle complexe militaro-industriel, les industries d'armement. Nibo bafite ziriya nganda zikomeye z'intwaro. D'autres richesses. N'ubundi butunzi. C'est eux qui décident qui va devenir président. Nibo bategeka, nibo bagena ninde uba perezida. Alors, Trump, uyu Trump rero, il ne vient pas d'eux. Ntabwo akomoka muri bo. C'est ça le miracle. Aho ni igitangaza gihagaze. Trump ne fait pas partie de l'establishment américain. Trump ntabwo ari muri ako gatsiko k'abo bantu. Il est sorti de nulle part. Yaje avumbutse. C'est un simple milliardaire qui a sa fortune. N'umuherwe usanzwe yifitiye ubutunzi bwe. Mais contre lui, il y avait des poids lourds. Ariko yarahanganye n'ibihangange bikomeye. Et l'élection de Trump kandi itorwa rya Trump a surpris le monde. Ryatunguye isi. Mais ici, ariko hano, on l'a dit au moins 3 mois avant. Twabivuze 6 mois avant. Amezi atandatu mbere yuko biba. Alors, si l'esprit nous en souffre quelque chose, niba umwuka atubwiye ikintu, et si nous sommes sûrs que c'est l'esprit, tukaba tuzi ko ari umwuka ukivuze, alors icyo gihe rero il faut avoir le kilo de le dire. Ukwiye kuba ufite ubwo bushizi bw'amanga bwo kukivuga. Il faut vaincre les puissances d'intimidation. Ugomba kunesha imbaraga z'iterabwoba za Satani. Dieu m'a dit que Imana yambwiye ko ce poste-là est à moi. C'est un exemple. Je vais terminer. Yambwiye ko uriya mwanya ari uwanjye. C'est un exemple. N'urugero mbahaye. Comprenez? Murabyumva? Dieu, je sens en moi qu'il me dit que ce poste est à moi. Ndabyumva muri jye kwimbwira ko uriya mwanya w'akazi ari uwanjye. Même s'il y a beaucoup qui sont dans la compétition pour ce poste. Nubwo hari abandi turahiganirwa kuri uriya mwanya. Qui ont plus d'expérience. Bakaba bafite ubumenyi bunsumba. Qui ont plus de pistons.
bakaba bafite abantu babari inyuma bashigikiye qui ont ceci, qui ont cela. bafite ibi n'ibi n'ibi. Si c'est Dieu qui te dit ce poste est à toi, niba ari imana ikubwiye ko uriya mwanya ari uwawe, alors laisse maintenant la grossesse commencer. rero reka rero inda utangire uyitwite. Saisis le zygote. singira iyo mbuto. Zygote, c'est la première cellule de l'être humain. icyo kintu cya mbere cyaremwe muri wowe. L'ovule de maman, spermatozoïde de papa, urubuto rwa mama n'urwa papa, ça se rencontre iyo bihuye et ça crée la première cellule d'où sont sortis des milliards de cellules qui te composent, Vincent. bihita bibyara akaremangingo kavamo ibi byose bigize umuntu. Zygote, une seule cellule a engendré des milliards de cellules qui composent le corps de Vincent. akaremangingo kamwe, serire imwe yabyaye ibintu byose bigize umuntu. Une seule cellule, zygote, a créé des milliards de cellules qui composent le corps de Vincent. yabyaye miliyari na miliyari y'uburemangingo cyangwa amaserire agize umwana w'umuntu. Une seule. akaremangingo kamwe. Alors, ce poste est à moi. rero uwo mwanya ni uwanjye. Ça, c'est le zygote. iyo niko karemangingo ka mbere. Saisis le zygote. singira ko karemangingo. Entre maintenant en gestation. ubanza utangire Entre ugatwite. en gestation. gatwite. Proclame cela. byature. Confie à tes amis. bibwire abakuzengurutse. Même si tu sembles ridicule. nubwo bisa naho bisuzuguritse. Parle. bivuge. Ce poste est à moi. uyu mwanya ni uwanjye. L'esprit m'a confirmé. umwuka yarabinyemeje. Les gens vont rigoler. abantu bazabiseka. Toi, tu viens de nulle part. wowe T'as pas de piston. nawe ufite agushigikiye. T'as pas tel diplôme. n'ufite iyi mpamyabumenyi. T'as pas telle année d'expérience. n'ufite ubuzobere muri ibi. Ce poste n'est pas pour des gens comme toi. uyu mwanya ntabwo ari uw'abantu nkawe. Mais tu es sûr que le zygote a pris. ariko urabizi ko ako karema urwo rubuto rwaremwe muri wowe. Rwafashe. rwafashe. Alors commence maintenant. rero tangira uhere ko wature. Plus tu proclames, uko ubyatura. plus tu confesses, uko ubyatura. plus la première cellule se multiplie. niko ka karemangingo ka mbere kikuba. Ça se multiplie. kakabyara. Ça se multiplie. kakabyara. Ça prend forme. bigafata ishusho. Et le ventre commence à sortir. indi gatangira kugaragara. Oui. yego. Oui. yego. Keep proclaiming. ugakomeza ukatura. Proclame. ukatura. Ce poste est à moi. uwo mwanya ni uwanjye. Mais tu rigoles, toi. wowe ukaba uraseka wewe. Hein? Tu rigoles, toi. uranseka wewe. Tes amis te disent, tu rigoles, toi. inshuti zawe zikavuga ngo wewe ururakina. Hein? Tu dis non. ukavuga Je ngo sais. ndabizi. Ce poste est à moi. uyu mwanya ni uwanjye. Même si je n'ai pas tel diplôme. nubwo nafite impamyabumenyi nini. J'ai la conviction ariko mfite igihamya que Dieu m'a donné ce poste. ko imana yamaye uyu mwanya. Alors, aho rero après 9 mois de gestation, nyuma y'amezi 9 yo gutwita. mais je ne dis pas 9 mois comme tel, n'est-ce pas? ntabwo ari La durée que ça va prendre. ntabwo ari amezi ni Schématiquement. Schématiquement, nk'urugero. ça veut dire que c'est une analogie. ni urugero natanze. Après 9 mois de grossesse, nyuma y'amezi 9 yo gutwita. tu vas entendre un coup de fil ou un email, un message. ukumva umurongo wa telefone uguhamagara n'ubutumwa. Les gens que tu ne connais pas, mais les plus importants. abantu batakuzi ariko b'ingenzi. Parce que tu avais postulé et les gens disaient que toi tu perds ton temps. kubera ko wari warasabye umwanya abantu bakakubwira ko uratakaza igihe. Et les autres gens qui étaient beaucoup plus importantes aux yeux du monde savaient que, oh non, ça c'est pour moi ça. abandi bari ab'ingenzi mbere y'amaso y'isi bavuga ngo uyu mwanya ni Et tu uwanjye. entends un coup de fil, allô? none ukumva telefone iguhamagaye ngo halo. Are you Helen? ni wowe Helena Or are you Peter? cyangwa ni wowe Peter? Yes. kavuga yego ni jewe. A good news for you. tugufitiye inkuru nziza wowe. The job is for you. wa mwanya ni uwawe. Alors tu vas appeler les gens qui te riaient au nez. noneho ugaduhamagara ba bantu bahoze baguseka bagukoma. Venez fêter avec moi. nimuze tugire umunsi mukuru. Come. muze. Come. nimuze. You want to enjoy muze tunezerwe. the miracle tunezerwe igitangaza. from faith. igitangaza cyavuye mu kwizera. Bavandimwe, nitumenya ibi bintu twaba mu bitangaza. Twaba mu bitangaza. Yesu ntabwo abesha ngo byose bishobokera wise. Ariko wareba ubuzima bw'abantu, yego umwami ntabwo abesha.
ariko si ibi bintu wayizi no nibyo. Ntabwo yavuze ngo ibi byashobokera uwizera, ariko biriya mubirekera Imana. Niko yavuze. Yavuze byose bishobokera uwizera nk'uko bishobokera Imana. Amen. Higeze agira cyangwa hagati y'Imana n'uwizera. Ndashaka kurangiza. Ntabwo wumva ko uyu mwanya ushobora gusenga. Nashaka ngo ukure imbibe mu bitekerezo byawe. Kura imbibe. Ntuvuge ngo ibi rwose ibi nabisengera. Kuko ubonera utuntu duto duto. La grandeur de l'homme. ukomera k'umuntu. Écoutez-moi, la grandeur de l'homme, ubuhangange bw'umuntu c'est lorsqu'il se mesure n'igihe yipimye à quelque chose de plus grand que lui. ku kintu kimurenze. Alléluia. Amen. Amen. La grandeur de l'homme, ubuhangange c'est bw'umuntu lorsqu'il se mesure n'igihe yipimye à quelque chose de plus grand que lui. ku kintu kimurenze. Si tu te mesures à des choses à ton niveau, là, c'est pas grand. niwipima ku kintu kiri hasi cyangwa kihawanye nawe ntabwo ari ibintu bihambaye. Aka nagasengera rwose nta kibazo, aka nakabuye ntacyo, ariko kiriya gisozi kada ntabwo nakihanga, iki ni cy'umwami bwe yakimura. Jewe naremeye kwimura utubuye duto duto. Soma biyawe neza ngo mvirize, mufite kwizera kw'Imana, la foi de Dieu. Pana hari ukwizera kw'Imana ukwizera kw'abantu, turabisobanuye. Mufite kwizera kw'Imana, ntago mwakora gusa iby'umutini nako mwabonye bari batangaye ko Yesu yavumye umutini buke babona wumye kuba mu mizi. Ngo mufite kwizera kw'Imana, kwavuze ngo la foi de Dieu. Ariyo verse ivuga ngo ye foi en Dieu, la foi de Dieu. Gira ukwizera kw'Imana, kuko Imana yizera ibyivuga. Amen. Umviriza, ntago muzakora gusa ibyo nakoze ku mutini. Umviriza, ngo nuriya musozi ko bari bahagaze, amen, imbere yaho hari umusozi. Amen. Haleluya. Ngo ntago mwakora gusa ibyo umutini mwabonye nakoze kuri yo nkawuvumukuma. Nuriya musozi mubona, mwawubwira ngo wa musozi we shinguka witere mu nyanja, uzabumvira. Ntabwo dufite umuhamagaro gutera utubuye, ntabwo dufite umuhamagaro kwimura utubuye, dufite umuhamagaro kwimura imisozi. Haleluya. Niyo mpamvu ushaka kubabwira uyu mwanya mu minota mike cyane, umuntu wese abanze yihane, abwire mwami ungize kutizera kwanjye, nk'uko uriya mupapa nawe nibyo yasabye. Okay, numara kwihana rero uyu munsi ugite mwami mu izina ryawe ndimuye akarimbiko kose, limitation zose, ibiri mu bitekerezo yanjye mvuga biriya ntabwo ari ibyanjye, biriya ntabwo nzabishobora, biriya niyo yakanaka, nturuka hanaha, simfite uyu n'uyu, simfite ibi n'ibi. Ibyo uyu munsi urashaka kubyimura mu izina rya Yesu Kristo, kuko umunezero wanjye ni ukubona umuntu wese muri iri torero, haleluya, haleluya, abaho, amen, mu mirimo itangaje y'Uwiteka. Kandi ntabwo ndo ndababwira teori, ndo ndabwira ibyo mbona, ibyo nabonye mu buzima bwanjye, ibyo mbona. Imana yabwa icyubahiro. Haleluya. Nawe nutizera uzaguma muri ibyo gusa, uzajya wimura utubuye duto duto, kandi utubuye duto no kutwimura natwo bizagira bikunanira, tuzakorosha imbaraga. Niba bumvise ubutumwa bw'uno munsi, amen, ikibaya cy'amagufa kiraza kuzura iki? Ingabo. Ikibaya cy'amagufa yumye kiraza kuzura ingabo. Ntabwo ari umutini uri bumwe gusa turimura misozi. No limitation. Don't accept any limitation. Hallelujah. In Christ your Lord, muri Kristo umwami wawe, you have faith ufite ukwizera and you are able kandi ushobora
through that faith binyuze muri uko kwizera to move mountain. kwimura imisozi. Yewe rwose uyu mwanya kubw'ubuntu bw'Imana ndumva ko nta kintu cyananira muri kano kanya. Nashaka twese synergy yo kwizera, duhuze kwizera, duhuze kwizera ku bibazo byawe, tuze kwizera ku bibazo by'uriya, tuze kwizera ku bibazo by'uriya, hanyuma mubone iyo misozi yose irarimuka. Duhaguruke mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugatubona ukuri ku butumwa bwiza. Nashaka muvandimwe pianiste avuze buhoro, ubanze wihane kutizera kwawe. Icya kabiri ubwira umwami agukize kutizera. Icya gatatu ukureho imbago n'imbibe byose mu mutwe wawe, mu bwenge bwawe. Ibintu byose bishobora kuza nka excuse yo kutagera ku by'Imana wizera kwishaka gukora mu buzima bwawe, ubikure mu nzira. Haleluya, haleluya, haleluya. Turatubisubiramo. Sadhu Sundar Singh wa Muhinde wo mu binyejana byashize yakijijwe avuye mu idini ry'abasike. Yaravuze ngo igihe cy'ibitangaza ntago cyashize, ahubwo abantu nuko igihe cyo kwizera cyarabataye. Abo ntago bakizera. Le temps des miracles ne sont pas passés, mais bien le temps de la foi. Sanikirashira ahubwo nigihe cyo ukwizera niko kwa. Igihe cyose kwizera kwa kamye mu bantu, abantu bahinduka abanyedini gusa, nta mirimo y'Imana yongera gukoreka. Ariko iyo kwizera kugarutse, ya mirimo iragaruka, ya bitangaza biragaruka, abantu bakinjoyinga kuba araba Yesu Kristo. Rimwe kabiri gatatu, tangira rero wihane kutizera, utabaza umwami akubabare kutizera kwawe nkuko yafashije wa mupapa, hanyuma utangira ukure mu bwonko bwawe imbibi zose, limite zose, ibintu byose bikulimita, utangire ubikure muri wowe, uruhuke wumva ko noneho byose bishoboka mu izina rya Yesu Kristo. Reka rero mbafashe rero musubiremo aya magambo, mwe muti mwami Yesu, mwami Yesu, uri Imana ishobora byose, wahinduye ikibaya cyuzuye amagufa, kandi amagufa yumye uyavanamo ingabo nyinshi, kandi amateka yarumviye ibyo wabwiye Ezekiyeli. Uyu munsi Isirayeli yongeye kubishyanga mu maso y'isi yose. Ezekiyeli 37 yagaragaje ko uri Imana. Nibisigaye kuri buriya bwoko ari kuza k'Umwuka Wera kuri bo, nabyo uzabisohoza. None ku giti cyanjye kubaho nakwizeye, nsanze ubwenge bwanjye buhora bumbuza kwinjira mu kuri kw'ijambo ryawe, ngasanga kwizera ntako ngira. Wavuze ngo byose bishobokera uwizeye. None ndasaba umbwirire imbabazi ukutizera kwanjye, nk'uko uriya mugabo yari afite umwana w'igicuri, yaravuze ngo nubishobora wankiriza umwana. Waramubwiye ngo uvuze ngo nubishobora, erega byose bishobokera uwizera. Nanjye mwami ungize kutizera kwanjye, ndakweretse n'ibintu byose njya nibwira bikambuza gusingira ibyo nshaka kwakira kuri wowe. Mu izina rya umwami Yesu, ndimu ya karimbi kose mu bugingo bwanjye, mu mwuka wanjye, mu bitekerezo byanjye. Ibyo bihome byose by'abadayimoni byo kutizera byubatswe muri nge, ndabikubise hasi nk'igihome cya Yeriko, nk'inkike ya Yeriko. Mu izina rya Yesu nakira impano yo kwizera,
nk'uko nizeye ngakizwa nakiriye impano yo kwinjira mu mirimo itangaje yawe kuva none mu mutima wanjye sinzongera gushidikanya ku mbaraga zawe, ku ijambo ryawe, ku masezerano yawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. None wasigaye ikintu kimwe rero, ndizera ko Yesu yakumvise. Ubu rero turashaka guhuza kwizera, nicyo sengesho rya nyuma. Dore ibyo tujya dukora. Ubiriza, je veux que chaque personne visualise, wese areba mu kwizera, visualiser. agira ishusho. Mustafa a visualisé ces 20 000. Mustafa yagize ishusho kibiriya bihumbi 20. Je murabyumva? Christian possédait les 20 000 cash. Christian we yarayafite ari cash agaragara. Mais Mustafa visualisait dans son esprit les 20 000. Ariko Mustafa we yagize ishusho yayo bihumbi 20 mu muka we. Et après, les 20 000 nyuma rero ibyo bihumbi 20 sont entrés dans sa réalité. biza kugaragara biraseruka. Alors moi aussi je demande dans 10 secondes. Rero ndabasabye nanjye mu isegonda imwe, Visualise. gira ishusho mu muka wawe. Sans limite. Ntushira akarimbi. Visualise ce que tu veux que Dieu fasse. Gira ishusho y'ikimani ushaka kwikora. Visualise maintenant. Gira ishusho yacyo nonaha. Hein? Dans tes pensées. Mu bitekerezo byawe. Visualise ce que tu veux que Jésus fasse. Gira ishusho y'icyo ushaka ko Yesu akora. Pour que tu le glorifies. Kugira ngo umuheshe icyubahiro. Ni ukuvuga ngo ibyo dushaka gukora ni nk'uko naza umuntu use kumenya nti umaze kubona neza icyo ushaka ko Yesu akora. Yeah. Ouais. Si c'est une maison, il faut que tu vois la maison. Niba ari inzu, gira ishusho y'iyo nzu. Si un poste, il faut que tu vois le poste. Niba ari umwanya w'akazi, gira ishusho y'uwo mwanya. Si c'est un mariage, visualise le mariage. Niba ari urushako, gira ishusho y'urwo rushako. Visualise ce que tu veux. Gira ishusho y'icyo ushaka. Alléluia. Amen. Et nous allons appeler la chose. Kandi turaza guhamagara icyo kintu. Et l'esprit va créer la chose. Kandi umwuka araza kukirema. Si vous comprenez? Murabyumva? Imani ukwizera haisimami kwenye msingi wa hewa. ntabwo guhagarara ku muyaga gusa ku bintu bidafatika. Imani na msingi wake. Ukwizera gufite aho gushikamye, aho kuna guhagaze. neno la Mungu, hari ijambo ry'Imana, na kuna picha ya kile kitu ambacho unataka Bwana tende. n'ishusho y'icyo kintu ushaka ko Imana ikora. Alors, Ézéchiel, Ezekieli, qu'est-ce que tu vois? urabona iki? Des ossements Amagufa desséchés. yumye. Voilà ce qu'il voyait. Ibyo nibyo yabonaga, Pas plus que ça. ntabwo byari birenze ibyo. Mais Dieu, Ariko il ne Imana voyait pas les ossements ntabwo yabonaga amagufa desséchés. yumye, Il voyait une grande armée. ahubwo yabonaga ingabo nyinshi. Toi aussi visualise. Nawe gira rero igicapo, Ah, nushireho karimbi. Visualise. gira ishusho. Bien sûr, Birumvikana l'enfant de Dieu aspire à des choses qui glorifient Dieu. umwana w'Imana yifuza ibintu ihesha Imana icyubahiro. Qui a déjà visualisé? Lève ta main. Ninde wamaze kugira ishusho igicapo? Umaze Zamuka ukuboko kubona kwawe. ibyo ushaka Yesu akora? Hein? Lève ta main. Lève Zamuka ta ukuboko main. kwawe. Vous allez témoigner, je vous assure. Muzahamya, ndabemeza. Parce que le principe de Dieu est infaillible. Kubera ko ihame ry'Imana ntabwo rikuka. Alors, maintenant même, Nonaha dans le nom de mu Jésus, izina rya Yesu, mon frère, ma soeur, mwene data mushiki wanjye, la chose que tu viens de visualiser icyo kintu wamaze kugira ishusho yacyo, et la foi gira ukwizera en la puissance de Dieu mu mbaraga z'Imana qui appelle les choses qui ne sont point zihamagare ibitariho comme si elles étaient nk'aho biriho et apparaissent. bikaseruka. Dans le nom de Mu Jésus, izina rya Yesu j'appelle maintenant même ndahamagaye none
la chose que tu viens de visualiser, icyo wamaze kugira ishusho ou yacyo, les choses que tu viens de visualiser, ibyo wamaze kugira ishusho yabyo, je les appelle à l'existence maintenant même. ndabihamagara kubaho no guseruka Dans le nonaha nom de mu Jésus, izina rya Yesu. maintenant même, Nonaha reçois la chose dans ton esprit. akira icyo kintu mu mwuka wawe, Reçois la chose dans ton cœur. akira icyo kintu mu mutima wawe, Ou reçois ces choses dans ton cœur. cyangwa wakira ibyo bintu mu mutima Au wawe nom de Jésus, mu izina rya Yesu. comme une femme conçoit, Nk'uko umugore atwita, que ce miracle commence à prendre naissance en toi. icyo gitangaza gitangira kuremwa muri wowe Au nom de Jésus, mu izina rya Yesu. que le zygote du miracle prenne place en toi maintenant. urwo rubuto rufate ishusho muri wowe nonaha, Quelle que soit la chose, utitaye ku kintu icyo ari cyo cyose, demandez. icyo ari cyo cyose wasaba Au nom de mu Jésus, izina rya Yesu. reçois la chose. akira icyo kintu Qu'elle prenne naissance. gifate kiremwe muri wowe, Elle commence à s'enraciner en toi. kivuke muri wowe, gishinga imizi muri wowe, Que le miracle commence à opérer en toi. gitangaza gitangire gukoreka muri wowe. Il n'y a pas de limite nta mbago zihari à celui qui croit. kuwizera. C'est ce que Jésus dit. nibyo Yesu avuga. Nous repoussons les limites de l'impossible. turajyanye kure izo mbago Au nom z'ibidashoboka de Jésus, mu izina rya Yesu. reçois la chose akira icyo kintu que tu as présentée au Seigneur. wamurikiye umwami Au nom de Jésus, mu izina rya Yesu. ça prendra le temps que ça prendra. bizafata igihe bizafata, Mais la chose va naître. aricyo kintu Tu vas kizavuka. toucher la chose. uzagikorakora, Tu vas la montrer à tes amis. uzakereka inshuti zawe, Tu vas la montrer à ceux qui te connaissent. uzakereka abakuzi. Maintenant, la chose entre en gestation. uyu nonaha icyo kintu gitangiye gufata ishusho, Le miracle maintenant commence la gestation. icyo kintu gitangiye gushinga imizi, Commence la gestation. gitangiye gufata ishusho muri wowe. Hein? La grossesse commence maintenant indi son itangiye- processus. indi itangiye gukura Dans le gukura nom de Jésus. mu izina rya Yesu. Dans le nom de Jésus. mu izina rya Yesu. Je scelle le miracle par le sang de Jésus. nshizeho ikimenyetso kuri icyo gitangaza n'amaraso ya Yesu. Je scelle le miracle par le sang de Jésus. ndemeje icyo gitangaza n'amaraso ya Yesu. Tu verras la vérité uzabona ukuri de la parole de Jésus. ku ijambo ry'Imana. Tu vas voir la chose. uzabona icyo kintu, Tu vas la toucher. uzagikorakora, Tu vas la montrer à ceux qui te connaissent. uzakereka abakuzi. Parce que Jésus, kubera ko il n'est Yesu pas un homme pour mentir. si umwana w'umuntu ngo abeshye. Jésus est la vérité. Yesu niwe kuri. Rien n'est impossible à celui qui croit. nta kintu na kimwe kidashobokera uwizera, Et rien n'est impossible à Dieu. kandi nta kidashobokera Reçois Imana. ma soeur. akira mushiki Reçois mon wanjye, frère. akira mwene Tu as la data. chose déjà. icyo kintu wamaze kukibona, Commence à la sentir en toi. tangira kugikorakora muri wowe. Commence à confesser tangira ucyature que la chose tu la possèdes. ko icyo kintu ari icyawe, Et tu la verras s'accomplir. kandi uzabona gikoreka. Ça, ce n'est pas du nouvel âge. ibi ntabwo ari ibya nouvelage, Ça n'a rien à voir avec la pensée positive. ntaho bihuriye na bya bitekerezo Ça, byiza c'est la gusa. parole immuable de Dieu. ariko iri ni ijambo ridakuka ry'Imana. Jésus a dit, Yesu yaravuze Jésus ngo, agit. Yesu aravuga agakora. Reçois la chose. akira icyo kintu Dans le nom de Jésus, mu izina rya dis à Yesu. celui qui est avec toi, gira ukuri iruhande, je reçois la chose. ndakira icyo kintu. J'en suis sûr. ndazi ko La chose a commencé. icyo kintu cyatangiye Et gukoreka, je verrai avec mes yeux. kandi nzakirebesha amaso. Tu confesses, tu lui dis les yeux dans les yeux. byature bimubwira amaso mu maso, Tu lui dis, bimubwire même si tu ne révèles pas la chose, nubwo utamubwira icyo kintu icyo ari cyo, mais tu lui dis que tu reçois la chose. mubwira ko rero wacyakiriye. J'ai reçu la chose. mubwira uti nakira icyo kintu, Mes yeux la verront. amaso yanjye azakibona, Et les hommes vont glorifier mon Dieu. kandi abantu bazahimbaza Imana yanjye. J'ai reçu la chose. nakira icyo kintu, J'ai reçu la chose. nakira icyo kintu, Parce que Jésus a dit, kuko Yesu yavuze ngo tout est possible byose à birashoboka celui qui croit. ku wizera. Ce qui est impossible aux hommes ibidashobokera abana b'abantu qui ne croient pas. batizera, Ce qui est impossible aux hommes ordinaires ibidashobokera abantu est basanzwe possible avec Dieu, possible avec celui qui croit. bishobokera Imana Urash, n'uwizera. urash, urash.
Oui, il y a une onction qui est là. Il y a une onction qui est yego hari là. amavuta ari hano Oui, l'onction de Dieu est en train de couler. amavuta y'imana arimo gutemba Elle est en train de couler. ari gutemba C'est l'onction de Jésus. amavuta ya C'est l'onction yesu des miracles. amavuta y'ibitangaza C'est le surnaturel de Dieu. amavuta y'ibitangaza Vous by'imana verrez les ossements desséchés. kugira ngo amagufa yumye Vous verrez les ossements desséchés muzabona amagufa yumye devenir une grande armée ahinduka ingabo nyinshi pour la gloire de notre Dieu. kubw'icyubahiro cy'imana yacu Amen, 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 amen. amen Amen, 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 amen. amen amen Amen, 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 amen. amen amen Ora shakara marasanda. Amen. Acclamons Jésus. komera amashyi umwami yesu Acclamons le Seigneur. komera amashyi umwami yesu He's the same ni ahora ari wa wundi yesterday, today, ejo hashize none and forever. n'iteka ryose Jésus est le même. yesu ni wa wundi Hier, aujourd'hui, éternellement. ejo hahise none n'iteka ryose Laissez-moi vous donner la bénédiction. reka mbahe umugisha Hallelujah. amen Hallelujah. amen Hallelujah. amen I'm eager to see those miracles. mfite amatsiko yo kuzabona ibyo bitangaza Hallelujah. amen I'm eager to see mfite amatsiko miracles taking place in your life. yo kubona ibitangaza bikoreka mu buzima Et bwawe vous allez témoigner ici kandi muzaza guhamya hano que Dieu a fait la chose que tu as demandé. ko imana yakoze icyo wayisabye Amen. amen Alléluia. Amen. amen Rien n'est impossible nta à kidashoboka celui qui croit. nta kidashobokera uwizera Je vais vous donner la bénédiction. reka mbahe umugisha Alléluia. amen ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'umwuka wera bijyane twese. Amen.